mureke babaze mugenge kwaza ku bagabo bonyine ese atamwe abagabo mwe iyo mucinye abagore banyu iyo uciye umugore wawe inyuma cyangwa umukobwa urukundo rwanyu hari ikintu kigabanyuka ese cyangwa biriyongera sasa banda bamfunze mfite natamikeje mfite akazi ni kugira ngo nze turebe ese uramutse ufashe sheri wawe guca inyuma iyo ufite boyfriend mukundana agatangira kujya akuburira umwanya bivuze ko aba yakwanze exactly ese umukobwa ataracimye iyo no wabikoze hari tandukaniro rirahari cyane cheating break with her you should be caught in the first place if she ever caught you cheating break up with her you should be caught in the first place so meaning ubwo mureke ndabona muri kubyana ku rundi rwego mureke mbabaze ubwo mbaza mpindura ikibazo ko kimeze nka kiri ari umukobwa n'umuhungu umukobwa okay cyangwa umugore n'umugabo ninde muntu ucitinga bikababaza iyi side umuntu ucitinga bikarenga ninde umuntu ucitinga nabi hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo ninde muntu ucitinga bikaba bibi cyane ninde ese biterwa n'iki iyo tugiye kubaza hari ubikora kubera irari ariko bidakwiye urukundo ese umugore yaguca inyuma ari gusa atakunze umugabo ni umukobwa mutono wase kubera iki uvuze umukobwa ni umugore kubera iki ni umugore kubera iki kubera cyo bigaragaza ishusho mbi cyane ni kubera iki ese abagabo bakunda cyangwa abamurisa cyane bavuga ngo abagore bacitinga bibi cyane kurusha abagabo nukubera iki amazi yamenetse nayorwa n'icyizere iyo gitakaye n'ikigaruka sheri none se mwene data umugabo waguca inyuma cyangwa sheri wawe umuhungu waguca inyuma uhita umwanga burundu ntago wamubabarira umugore agenda wese ivugire iby'imijyana dore Saint Valentin yaje tugombe kuba brand new Celine urukundo Saint Valentin urukundo turi kuvuga ushobora kuzasanga baguciye inyuma sheri wawe Saint Valentin bashobora kuzaguca inyuma uraho ngaho uri kumva ngo tuvuge imijyunano ntago ari rukundo what about election ni ukuri kw'Imana umugore waciye inyuma umugabo we ntago yongera kubaha umugabo ninde sibyo bintu bikubeshye what about election ninde muntu wikubeshye ninde muntu nago wereka umusore nago wareka umusore uzi kurongora nago wareka umusore uzi kurongora bivuze ngo umugabo uyu mugore aguciye inyuma ariko hari igihe umugabo nawe agenda burundu thank you so much wase muri kuvuga kuki uzi ko hari igihe no mu rugo biba byanze warangiza wahura na same one you like bikaba fresh ndabiyamye ntabwo nabishyikiye gucana inyuma uravuze ngo hari igihe umugabo esashe zawe uzikuraho gute nzikuraho neza sho hari igihe agenda pe ikintu cyatuma umusore umugabo wubatse aca inyuma umugore akaryama n'undi mugore mu gihe tuvuge mu mureke mbabaza akabazo ku munsi ko tutabeshyanye urabizi ko turi abantu bakuru n'abana baryamye umugabo aciye umugore w'inyuma akajya kuryama n'undi mugore wubatse nicyo kintu bibaho birashoboka ko umugabo wubatse yakifuza uriya mugore wundi munsubize nk'abagabo mukunda gucana inyuma bibaho ko umugabo ashaka kuguca inyuma akaguca inyuma kundi mugore kandi bose bubatse umugabo akumva ashatse wa wundi wubatse nawe kandi azi ko yubatse tuvuge nk'urugero njyewe ndyamanye cyane rwose niko kuri boss ubu yareka yego birashoboka yego bibaho njyewe nkaryamana na dodo tukaryamana urubatse nanjye ndubatse ndi umugore w'uri umugabo ukifuza ko twabana ukifuza ko nakubera umugore cyangwa ukajya unyifuza ko nakubera uriya mugore wawe se biba ari uburyohe rwose cyane ni ukuri kuko some married women are hot none se what about your married woman umugore wawe se wowe washatse wese aba ari hot twese turubatse mubyumve neza twese turubatse
turaryamanye bibaho ko nakwifuza abagore tubareke ko abagore bo yakwifuza n'ibyo murongoye neza ariko abagore birashoboka ko umugabo yashaka ko yakifuza umugore wundi umugabo akifuza umugore w'umundi mugabo kanye numva ngo ntabwo ngo bibaho ibyo ntabwo bishoboka ashobora kuba amuha neza kumurusha both men and men turemanye irari boss iyo umaranye igihe utagira kwifata yego yes none se uzi ngo umugabo wawe utamukarangira akanya utamutaranya neza akanyobwa uzi ntiyagenda kanaguca inyuma arayira yes we mureke mbabwire impamvu ejo I disagree most men tend to cheat not just because a freak wife or not that's what I'm talking about njyewe iyo uryohereje umugabo aragiye iyo uryohereza umugabo aragiye wowe uryohereza umugabo aragenda cyangwa ubwo arahaguma yego pe none se mureke mbabaza akabano kabaza mu nsubiza urugero nyine ngiye gutanga habaho umugabo ukunda undi mugore w'umugabo w'abandi akifuza uriya bashakanye bakundana akamwanga kubera igitsina cy'undi mugore wenda yamugiye bakumva harashyushye akumva hameze ngo myamya kurusha umugore babanye bashakanye wamubyariye ya Emile naganiye n'umugabo arambwa ngo ntago bishoboka naganiye n'umugabo arambwa ngo ntago bibaho ko umugabo wawe umugabo wo hanze mwaryamana nawe wubatse ngagufolingire ngo kumukundisha amamwe musige munera ubwoba ngo umugore wundi araryo igisundi cyo hanze n'ubutamusha uwo yarakubeshye pe ubundi pe comedy umva rose binazanye ntibibaho nanjye nzi ko RV nanjye nzi ko ubundi akenshi umugabo guca inyuma akigarukira batanga gift gute ngo mwihere gift gogo ubwo ni mutabizwa ntago bizi none se izi divorce za buri munsi ziterwa n'iki niba bitabaho none se kambabaza nanjye guba kuri divorce akana kagume ugatindeho indi bivuze gatindeho sebazungu Sandra kanwibariza ushatse kumbwira ko divorce ziba nyinshi ziba zaturutse ku umugabo yaryamanye n'undi mugore hanze akamukunda cyane kukurusha we mubana cyangwa divorce akenshi iterwa nuko wenda mutumvikanye ibintu bimwe na bimwe sibaho si bibaho biraharawe nago ariho bituruka pe nukuri kw'Imana nago ariho bituruka anje we hayi Nadia uranengusha reka muve muri ayo bayi reka muve nukurambirana ngewe batanyeka ko aba ari ukurambirana nyeka ko aba ari ukurambirana erega indyo imwe itera munda ninde bivuze kanyana mwese mu gihe bizaba ari ngombwa uzame time nguhe ubuhamya kuko byambayeho waje ukabuduhase twese tukabyiga kuko ryo kitubereyeho hano tuba twibereho kwiga tukarima na societe abashaka kuzamuka muzamuke tubiganireho oya nta mupuri uryoha umugore wawe da uryoha kurusha umugore wawe écoute chérie usualness greenness negligence ndagukunda cyane thank you écoute chérie sugo mwavuze icyongereza cyoroshye ndagukunda murakoze mureke mabwenge ukuntu mbitekereza nekeza ko mpamvu umugabo acinye mu ndi mugore none wakaba divorce ari uko muba mwarahaganye period niyo kugira ngo wemeye divorce nanjye nemeye divorce ariko tuba twarahaganye tuba twatararinze kugira ngo dusettling down bikanga ndabeshye yego nyavuga ngo ituze ku mugore ituze ariyo bya bintu by'imibonano mpuzabitsina umugore anyaza yego ndagushyigikiye ngewe nyeka ko umugore n'umugabo batandukana bite uvuze ukuri pe nukuri nkusi bayi ryamire
so njyewe rero nkeka yuko ikindi kibazo ntekereza ko gituma divorce ziba cyane nuko kuri pe imijyunano itakigenda neza no kuba umugabo we yaraguciye cleanness driving to a divorce matter. Same to me here. Nasheri wawe umureka ese ubundi abantu mubakanye babana bahagana gute? Mubare mumbwiza ukuri uburyo bw'umugore n'umugabo bahagana nubuye, uburyo umugabo n'umugore bahagana no kutumvikana. Ese ubundi umugabo aguca inyuma gute koko? Suma aguca inyuma neza, aguca inyuma anyuze hano inyuma. Aha ni hanyo guhangana biba ku muntu guhagana binyurwa ku muntu utanyurwa. Reka mbabwire ikintu gitera ya the first mama nkabora mama nakubonye good yes. Njyewe nkeka ko ese wemera ko iyo uvuye kujyunana hanze uza nuwo usanze ukamujyuna kandi ukishima cyane? Yego. None se wemera yuko umugore ashobora kuguca inyuma akaza yagera mu rugo muri kumwe muryamanye gutya mudu nawe akayiguhereza? Ariko biri real kurusha abagabo, kuko umugabo niyo yamaze kuguca inyuma ashobora no kuza akarongora undi mugore, akarongora nk'abagore 5 ku munsi kandi akumva ameze neza kandi bose akabahaza pe. Ibyo bintu bibaho muri kino gihe rero. Mureke mbabwire ikintu gisigaye nyine giharawe cyane. Umugore arakwima pe kandi cyane umugore akuvuga ngo twebwe dufite n'ukuntu sumvuga amabanga yacu, bibaho cyane. Simyo, mureke mbabwire umugore akereya ashobora gukerera impamvu ituma ataguha umupuri icyumweru kigashira. Umugore yakereya impamvu ituma ataguha umupuri icyumweru kigashira. Kali nimba ndinda yanga igendere reka ngo bloke kugira ngo utazagaruka kuri live yanjye. Kuko nago to urumva umupuri uwaguciye inyuma arakwima, ariko umugabo ahora abishaka pe. Yego, ariko none ntago abagore bacana, ntago abagore bose bimana ari uko bacana inyuma. Oya reka nanone njyewe mureke mbabwire ikibazo nsigaye mura nacyo nyine ku bagabo cyane cyane muri rusange mwige muri gutekereza mu bitekereza. Ntabwo mujye mutekereza akantu ko kudakora family planning gucitinga. Ese umugabo wa biramutse bikubayeho uwo muntu wamubabarira? Tubiganira tugeze kuri Saint Valentin ejo n'ejo bundi ruragabanuka cyane gute? Urukundo ni iki? Yego tubiganireho nyine. Ese urukundo ni iki? Nagarutse ejo byari uburyohe. Yego guma hano ruragabanuka cyane. Shongore yaravuze ngo it's decreasing trust for real. Ese buriya nibyo bya nyabyo? Iyo umuntu umfashe agucitinga urukundo ruragabanyuka? Yego none uramutse umukunda Shesela niyo ngiye uvuga amagambo atajeje Imana agaciro ndakubroka, kandi when I broke you you never come back to my life forever. That's a promise. Ese nguciye inyuma naba nkwanze koko cyangwa? Yego urakoze cyane. Nshaka kubaza abagabo cyane ubundi ni ikintu cyane abagabo tubaze n'abagabo. Umuntu ufite akanavuga warazamuka tuvugane. So tuvuge ko utari kubona comment yanjye ndakwami Angewe nabyo mbona apfa kunyihera. Mureke babaze mugenge kwaza ku bagabo bonyine. Ese atamwe abagabo mwe iyo mucinye abagore banyu, iyo uciye umugore wawe inyuma cyangwa umukobwa, urukundo rwanyu hari ikintu kigabanyuka ese cyangwa biriyongera? Sasa banda bamfunze mfite natamikeje mfite akazi kugira ngo nze turebe. Ese uramutse ufashe sheri wawe guca inyuma
iyo ufite boyfriend mukundana agatangira kujya akuburira umwanya bivuze ko aba yakwanze. Exactly. Ese umukobwa ataracimye iyo wabikoze hari tandukaniro rirahari cyane. Cheating, break with her. With her, you should be caught in the first place. If she ever caught you cheating, break up with her. You should be caught in the first place. So meaning, ubwo mureke ndabona muri kubijyana ku rundi rwego, mureke mbabaze ubureka mpindura ikibazo ko kimeze nka kiri ari umukobwa n'umuhungu, umukobwa okay cyangwa umugore n'umugabo, ninde muntu cheatinga bikababaza iyi side? Umuntu ucitinga bikarenga, ninde umuntu ucitinga nabi hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo? Ninde muntu ucitinga bikaba bibi cyane? Ninde? Ese biterwa n'iki? Iyo tugiye kubaza, hari ubikora kubera irari ariko bidakwiyeho urukundo. Ese umugore yaguca inyuma ari gusa atakunze umugabo? Ni umukobwa mutono wase kubera iki uvuze umukobwa? Ni umugore kubera iki? Ni umugore kubera iki? Kubera icyo bigaragaza ishusho mbi cyane. ni kubera iki? Ese abagabo bakunda cyangwa muri cyane bavuga ngo abagore bacitinga bibi cyane kurusha abagabo? Nukubera iki? Amazi yamenetse nayorwa n'icyizere iyo gitakaye nikigaruka sheri. None se mwene data, umugabo waguca inyuma cyangwa sheri wawe umuhungu waguca inyuma uhita umwanga burundu? Ntago wamubabarira. Umugore agenda wese ivugire iby'imijyana dore Saint Valentin yaje tugombe kuba brand new Celine. Urukundo Saint Valentin urukundo turi kuvuga, ushobora kuzasanga baguciye inyuma sheri wawe. Saint Valentin bashobora kuzaguca inyuma. Uraho ngaho uri kumva ngo tuvuge imijyunano ntago ari urukundo. What about election? Ni ukuri kw'Imana, umugore waciye inyuma umugabo we ntago yongera kubaha umugabo. Ninde sibyo bintu bikubeshye? What about election? Ninde muntu wabikubeshye? Ninde muntu? Ntago wereka umusore, ntago wareka umusore uzi kurongora. Ntago wareka umusore uzi kurongora. Bivuze ngo umugabo uyu umugore aguciye inyuma, ariko hari igihe umugabo nawe agenda burundu. Thank you so much wase. Muri kuvuga kuki? Uzi ko hari igihe no mu rugo biba byanze, warangiza wahura na same one you like bikaba fresh. Ntabwo nabishyikiye gucana inyuma. Uravuze ngo hari igihe umugabo esashe zawe uzikuraho gute? Nzikuraho neza sho. Hari igihe agenda pe ikintu cyatuma umusore, umugabo wubatse aca inyuma umugore akaryama n'undi mugore mu gihe tuvuge mu mureke mbabaza akabazo ku munsi ko tutabeshyanye. Urabizi ko turi abantu bakuru n'abana baryamye. Umugabo aciye umugore w'inyuma akajya kuryama n'undi mugore wubatse. Nicyo kintu bibaho. Birashoboka ko umugabo wubatse yakifuza uriya mugore wundi. Munsubize nk'abagabo mukunda gucana inyuma. Bibaho ko umugabo ashaka kuguca inyuma, akaguca inyuma kundi mugore kandi bose bubatse. Umugabo akumva ashatse wa undi wundi wubatse nawe kandi azi ko yubatse. Tuvuge nk'urugero, njyewe ndyamanye cyane rwose, niko kuri boss ubu yareka. Yego birashoboka, yego bibaho. Njyewe nkaryamana na Dodo tukaryamana, urubatse nanjye ndubatse, ndi umugore w'umugabo, ukifuza ko twabana, ukifuza ko nakubera umugore cyangwa ukajya unyifuza ko nakubera uriya mugore wawe se biba ari uburyohe rwose cyane. Ni ukuri kuko some married women are hot. None se what about your married woman? Umugore wawe se washatse wese aba ari hot? Twese turubatse, mubyumve neza, twese turubatse, turaryamanye. Bibaho ko nakwifuza, abagore tubareke ko abagore bo yakwifuza n'ibyo murongoye neza. Ariko abagore birashoboka ko umugabo yashaka ko yakifuza umugore wundi, umugabo akifuza umugore w'umundi mugabo. Kanye numva ntabwo ngo bibaho ibyo, ntabwo bishoboka. Ashobora kuba amuha neza kumurusha. Both men and men to men to